niho studio Nose kumaze kuyerera hanga muri mubiki Iki guseke biki Guseke aha bimena meze neza undi muntu umuyobozi bagezeho mugaseka nta n'isano mufite soni wanze ubona guseka nose umuntu yabura guseka dusanze turi kuganira ndimura afise mwagiye mureka gusuzugura mwana mana we amuzi ko baruta nose uri muri guseka iki ntabwo nyine ari n'ibintu twari turi gupanga iyo twari turi gupanga mu guseka Hano iwacu muri Biremera Electronic Repair. Hano iwacu tuguha serivisi zitandukanye, aho tugukorera telefoni zaba izamenetse, zaba iz'amatushe ndetse na smartphone, telefone zidacaginga, telefone zifite ibibazo byo kudahamagarwa cyangwa guhamagara, telefone zaguye mu mazi, turagufasha. Tubakirira WhatsApp muri telefone zanyu ndetse n'andi application atandukanye, tubafasha kubafungurira email, abafite amapasi yagize ibibazo, amakata ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye. Ni mutugane hano iwacu muri Biremera Electronic Repair. Bese ugeze hano iwacu, igikoresho cyari cyo cyose cyari niko wabutuzaniye kirakira wowe n'umutuganire imiryango irafunguye Biremera Electronic Repair ibyo dukoze byose biremera master tumeze neza tumaze benshi akazi karimo katurya nkeneye rwose karo pomme medicale none se ikeneye pomme medicale kuko ubonye nje hari byo narimo ndareba abanyeshuri bashyashya nabonyemo hano turafite bagera muri batatu bamaze igihe kingana iki se se 2 weeks 2 weeks ntabize mu kigo ese iyo ntari mu kigo babisobanuye ko ibintu byanjye yahagaze reka da nyamara nuko utarebye neza hari akaraporo nakoherereje ejo bundi muri foda yanditseho nyine ahanga nari nabishyizemo ubwo nuko ahubwo buriya wasanga wenda hari wenda warunaniwe ariko bisa nkaho akaruhuko katagenze neza hari ni amahoro prefe karame uzi ko mw'iki kigo ge nawe tutandukanye inshingano ntugoye rwose nose ngaho ndera nk'ingi mbonye wari umwana mbonye ngo bita waturutse muri rehab yiba na karere ufata umwanzuro wowe ukonfirma ibintu ukabyanzura numva akarere kamuvanye muri rehab ngasaba ko yasubizwa ku ishuri hanyuma ugasaba ko yagira ate umurenge nawe ubwira akagari nyine baratuza baramuzana turamwakira byavuye ku karere bijya ku murenge bijya ku kagari ngo gufasha urubyiruko rwaro byinjira mu kigo ntarabimenya kaye muzi ko nabasize hehe ariko twaramwakiriye rwose kandi inshingano tuzikora neza nk'abarezi tugomba gufasha igihugu kugabanya ubwiyongere bw'ibiyobyabwenge bw'abana basabitswe n'ibiyobyabwenge bakajya mu kusubira mu murongo muzima uribuka neza aho mperukira njya kujya mu kiruhuko cyane rwose mvuye mu kiruhuko njya kujya mu mahugurwa twabwaye mu kige nawe harya ko twavuganye byinshira nako ntabure mushya nawe yaraje arimo aradufasha rwose ibintu mbese inshingano ubu ngubu unyemereye nyine gusa nasabaga nyine akaropo maze iminsi mfite akazi kenshi rwose umusege no mfite stress nyinshi n'umunanira ariko na muganga yari yabimbwiye nyine nkigera mu kigo naho bwa mbere tubonanye icyambere cyo kumbwira nk'umuntu wasigaye mu nshingano aho ntarindi urumva ukenera pomme medicale nje jambe riri chance oya nunarubwira ko ikigo cyari developed twarakidevelopye mu buryo bw'imiyoborere abanyeshuri basiga barira ku gihe noneho n'abarimu rwose bisubiyeho amasomo nawe ukereye mbere byabuzwaga n'ise kurira ku gihe nyine urumva nyine nibyo twagombaga gukosora naho abo bana batatu rero ko nabonye uwo nguwo muri rehab asa nkaho afite ikibazo ariko nyine nuko namwe nk'abayobozi muzashyiraho akanyu ubona afite ikibazo kimeze gute se nyine urumva imivugire yiwe ariko nawe urashyira cyose kucyo urindira kumpa amakuru
ariko namaze kuyibona cyane ndakuyibonera nyine ngewe ariko icyiza ni uko wabibonye Muribuze ko muri ikintu raporo kimwe. nabiguhaye defwa n'inshuro yawe bwa kabiri sibyo abo bana babwire basa Christophe kandi nanone wibuke umwe ari senior 5 undi oya babwire bazane turebe bazane Soso Oui. reka tugende tuve kuri iri zuba tujya muri class hakiri kare. Umva se niyo? Asema ubu ntituri kurovira ubusa. Gute se? Mfite icyizere ko Chris bazamugarura amazi. Harya ntagaraza? Ari hehe? Eh. Tabyihorera. Harimo ikibazo. Sha ntawe ubwawe uri ikibazo. Turetse na Chris pe. Wese uri ikibazo. Ejo bundi ikibazo ariko gute se bagutindo. Ibyo si ibintu bisanzwe mani. Ase umuntu muzima umusore ungana nkawe ufite indeshyi ireshya gute? Ikiraha na ji. Ji. Umuntu uregura reka nkubwire. Iki Reka nkubwire nibyo bintu bya. Reka nkubwize ukuri. Buriya abakobwa ntabwo turuhanyije. Uzi umujyana ahantu uri kumva ikira kiguraga sijana. Karakaje ni 400 kintu kuri 500. Ntabwo uzaramukubitwa n'inkuru ibintu yandiye. Ako giti. Buriya ntabwo abakobwa tuba turoroshye kudutereta mva byabyoroshye. Niba mworoshye se kubera iki n'abangejeje aya matariki yose ataremera no kuvuga ko amatariki simva ariko nta bwenge ushyiramo. Wari kumubwira ati nshaka nawe utangiye kuza kurengera. Oya ariko reka nyumva ubwo bwawe bwemere. Kuvuga ngo nta bwenge ngira gute. Umuntu w'umugabo nka umukobwa ariko vuga utanyita imbwa. Oya ntabwo mwisimbwa ariko ntawe rero hari ahantu rwose mva ariko nijejemo. Uzaramuvuna mu bintu yandiye. Ikiraha. Uzi ngiye yaba ninjye kizaniye. Biriya nibyo wabonye. Nari kukinumva gutya nka kibisegano hose no mu bwanwa. Biriya nibyo wabonye. Wari Cyakubwira ibintu yatemaguye. Ni igiki kirenze samuhari. Ese birababoneye hariya uzi 400. Uzi twasohotse ari mu kwa gatandatu ku cyumweru aho ngo twase. Amafi yarariye, amakoko. Wari kurenza ureye ukama gift. Imeze gute se? Bakumubwira nk'agakanzu, agakweto, gapfunyika papa kamuhereza tayari bari kwa bamwe kwa. Umugure telefone sabiki. Areka sha. Nakugana na phone agiye. Emirembwe mama mufite nibwo ko. Ugurura umuntu telefone umuntu mutarabana siko ni mubana zamugurira. Niyo mpamvu. Nta kintu rwose mva. Sosa no bintu irimo ngwa mwana bitanyuba. Ahubwo wereka dupange ziriya diro zive mu nzira hakiri kare tubone ko. Si gahunda sosa mwana. Shemari zamfashe kese garuka. Ayagomba kuza. Urabijyama ariko nyine ni gahunda. Urumva turabijyamo nyine yamaze kuza Chris ataje cyaba ari ikibazo. Agomba kuza barga baramubabarira mwana. Wowe bijyamo nyine reka ngende. Ko nawe uri kugenda bakeza. Bakeza se nyine. Ego, je ne bari Chris bimbiza. Wowe se ntacyo byatanga. Ani byanze ko turi kumwe na. nyine babo wundi we turwaye yaba rero karasiko umva nuko gushyira nkajya umva kudonda amakofi 15 nuko gukubita umuzenga rero nawe nyagukuramo agapira harahirye Emani buriya perefije yamaze guterura bwo maze reba iboko mani we egura umutwe reba hano yaraje buraje kuncotora nkuramo ahita yawambara hanyuma umezemo umeze neza nabi biwana nose kumaze kwerera hanga muri mubiki iki kibuse kibi ubuse kibi aha bimeze neza undi muntu w'umuyobozi bagezeho mugaseka nta n'isano mufite soni wanyu ziri kubona guseka nose umuntu yabura guseka dusanze turi kuganira ako se mwagiye mureka gusuzugura mwana mana we amuzi ko baruta nose muri muri guseka iki ntabwo nyine ari ubu n'ibintu twari turi gupanga iyo twari turi gupanga mu guseka kandi burangiye nabavuga bishatse nk'abavuga story zisekeje ticha urumva nyine nose murande mu gaseka bana ngiye nineyeho turi kuvuga story zisekeje ni usanze turi kuganira nzabica mu abanyeshuri
ariko urose uzaba turaze cyo usanze turi Atya, reka tukubaze. ikibaje kwitima no muko garuka hano umva genda baheze imibare ndetse nabaye imibare Yego. abonye ngahe Tanata. biri guseki asi mwagiye mu Nabonye 55 teacher. Nabonye 55. bamusuzugura umuntu umuyobozi nyamara unangana namwe nubwo mubona nyine njya kungana namwe gusingana namwe barusha amashuri ndabigisha mwa muri guseki Nabaje mwabone cyaraho Nese no guseka ni ikibazo. Mwabone cyaraho ni neye nyine icyabiteye teacher kandi amaye kuza kujya musuzugura mani ako teacher ibintu cyabiteye Ntabwo nzi cyateye. bagiye bara gusuzugura nakojeje bagize amanota ne mu mibare nawe kandi waratsinda ngomba bwira nuko urumana rugiye kwirukanka abona ngiye ngwana buri gihe cyose ko nkubita umuntu wagize wakoze amakosa nubwo uri kunseka ntazi irimo guseka Aturi kumva ariko nta kibazo. babo wagiye kureka kose kubusamwa ako muzi ko muri zaho kore kige ngo tubinjure mwe ko zamura muri kunserereza mwa Oya teacher ariko nta kibazo pe. Turanakwemera cyane n'umuntu yagize inkoni izi nkoni kuziba kwita byamaririye so ndo kubitona turi inka no si kibazo reka ubundi reka turi uranjewe utagenda kumenya banza wumve nyine nkubwire mwewe niba cyashya murasuzugura Oya teacher turabana b'abajene turabana b'abagabo. Yageza kubigiraho inshuti urumva ako nako mujya mwumva mwagiye mugerageza koko reba mureke gose katwumvikane Asumwa cecetse. Namuna seka ikintu museka bidashira. umuntu ureshya gutya nawe uzi ko abagabo uri bakuru bawe njye ni ubwa mbere impamvu ndi guseka ni ubwa mbere nyine mwongeye twishimanye urumva nanjye turishimye nageze ku murimo kutsi kandi ngo meze nabi Oya umujene urabona umuntu njyewe uratica njyari ikintu mukundira sibyo uri umwarimu wumvikana kandi ikindi gusa twaguseka ikibuye gushusha neza wambara nyine aba yambaye cyangwa yaradukubise cyora twusarana turabaza batupfukanye yo nakubise ntabwo mba mbanga nuko iki gihe mwasuzuguye cyane ariko njye nta cyo ngegera uzi ko babo aramukubise ngira ngo ni inkubi mukubise ngo ako ngenda mwemera mwemera teacher zibura ndamwemera teacher reka mwereke ikintu njyewe uyu teacher uyu do ndafata bro ariko reka teacher none njyewe wikanga njyewe urana izi nkanazo ngiye kuzuba reka nje kureba rwa rupapuro rwa physique ndaza ndahitanga teacher nta kibazo sibyo nyine vamo nabe turagahoza mwewe njyema ngerageza kugira ngo mbi inshuti zanyu urumva ntawe nyine kurwana namwe pe ariko ikibazo kuntu ko munserereza nk'ubu bagiye kugira ku nyita ryazina ndarengana n'ibirabyo bari kumukuru babimese mwebwe mwumva ko ibintu nyine mwabikora mu pushinga kuri buri namushyashya ntabwo uramenya ibintu by'ahangaha Serega umuntu mushyashya wemerewe kumukubita uko ubonye bwo buntu kari mushyashya gerageza witware neza n'ubure kuzajya tuba inshuti nyine urumva tuba inshuti twemeze umva reka kwanza nyina cyo uko nguko nawe umva wemeye ubucu noneho mumve babwire nkakubwire ntabure gukureba umva sereka naye nibire mugende basanye mu ishuri ndaje mukanya mbite masaga mu ishuri muri kumva ari biti canje sawa muraho yego amakuru se makuru meza wamenyereye ndabona biri kugenda biza waraje usanga nawe nagiye muri konje naho nzi n'undi abantu mu kigo mpita njya mu mahugurwa ntabwo twabashije kuganira nta kibazo ariko nagiye mura n'abandi tukagenda tuganira bakamenyerezaho nabyinshi bakamusora cyase nabyo birimo hari utuntu ugenda tumwe na tumwe utamenyereye ariko bakagenda bakwerekera ariko maze kumenyera icyagutonze nenda ni kino kigo
ariko nakeka ibintu bya kontabilite usanzwe umenyereye. Ndagerageza mvuze ngo ndabizi cyane naba mbeshye. Ya nta muntu ubimenya abantu bijyanye n'amafaranga ntawe bimenya ariko upfa kutabyica ubishaka. Kandi nta n'ikirenze kirimo hano cyane kidasanzwe. Rero mu gihe wajemo waje ukenewe. Murakoze. Waje ukenewe umwanya wawe nyine twari tumaze igihe nta muntu dufitemo biragusaba nyine gukora nk'uwikorera. Hano akenshi se ko nyine bijya byanga rimwe na rimwe undi ni principe ya hano mu gihe ngihari ni gukora nk'uwikorera byanaba byiza ukaba aho uri uhakora kigomba kuhakora. Hano tugira itegeko rimwe ryonyine sinzi bararikubwiye ko ntaryo bakubwiye byanga bikunda. Najye bambwiye ngira ngo itegeko irigenga abanyeshuri nibigenga abakozi muri twese si mwebwe nanjye bitugenga twese ko twinjiyemo hano. Nyuma ko turi abarezi bandi barerwa nifuje ko byaba umuryango gushyira amategeko menshi ashobora kuza akagira byinshi yangiza cyangwa se bakabumva ko ari hejuru y'abandi cyane kuko umunyeshuri yakaba ari ku ishuri akagomba kuhakora, umurezi ahakora agomba kuhakora, n'amasaha kuri agomba kugira ate ahakora. Buri wese nakora icyo agomba kuhakora. Rero bizarangira no twize ku ntsinzi. Oya bizagenda neza cyane ko ariko akazi umuntu aba yariyemeje kandi ntabwo wahemberwa ikintu utakoze. Bajya batubeshya kandi babizi hanze ngo karushya isaba umuntu akaza akajya kudepoza ati abana murongo ariko byagera ku mwanya. Iyo ushaka gufata umutima w'umuyobozi ukora akazi neza umeze nk'uri kwikorera. Rero reka mbwire ntuzafate umutima wanjye. Oya ntabwo ngufata no kugira ngo no kugira ngo igihe cyose nzaba ndi muri kino kigo nzabe wo nshimwa n'abantu bose aba ari abanyeshuri aba ari abayobozi ndetse naho najya handi naho bakajya babona ko ndi umukozi mwiza. Nicyo ngiye kubwira kuko hano nahava twese turi abakozi nta nyiri ikigo urimo nahava uyu munsi aho hari wowe wenda ubakora ibyo ukora n'uwaje wese mwakorana nawe uhava ukajya ahandi n'intambwe yazamuka ukajya mu bindi natwe tukajya ahandi ariko ibikorwa birivugira burya. Ubwo rero biragusaba nyine gukora cyane uranagenda bite ku bindi tuzakora nta kibazo kandi neza. Ndabibona kandi nawe kigaragara ko murakora ubishaka. Mfite gahunda tuzi. Ni ukuri kora nk'ikorera dufashanye. Meze bite? Ni neza nari kabisa. Yesu nashimwe. Yesu nahimbazwe. Nawe amakuru yaje se neza. Urebye ni neza nta rito nta shida. Uro kwita nawe nta shida. Nta kibazo. Witwa Kabaka irindi se Champier Kabaka bakwita nde? Kayizari. Nibya Kayizari wabizanye se arungu pesa kabisa. Nimwe bw'abashyashya bambwiye mwaje mu kigo. Oya ndabishimiye muhumwe nta kibazo. Cyangwa njye se mwamusanga munsi nabona kujya utambuka bisanzwe ejo bundi. Njye si n'ubwa mbere nkurabutswe se nakubeshya pe. Bose nagonganye nabo n'ubwa mbere nkurabutswe. Njye se mujya mumbona muri kino kigo. Mwembi ahubwo nawe ntabwo nzi n'ubwa mbere mbara. Yewe narakubonye cyangwa duhurira ahantu ntabwo wabyibuka. Nimwe mwaje nyine mu iminsi yewe ni headmaster w'iki kigo. Iki wallahi none dutangiye guhura n'inyobozi byatangiye kuryoha. Headmaster musaka ubundi mushyashya ahantu niharangiye naye mfite nyine ubuyobozi ndiduwaye bimfasha imani n'urembe dutanga ko nabureka bimvugana n'abahungu banjye turaza kuba dusubira kuraje turaza gusubira turaza kuba dusubira nta kibazo ngaho ni mumbwire rero abahungu banjye ushaka kuba doye ngewe ushaka kuba doye uriho tumushyire hese uriho tumushyire none uza kwaka ikigo bari baguhaye n'umwanya uzaza gukoramo nanone bamugana ko ngewe nyine unyihanganira nyine kwisokereza ntabwo nagusuzugura ntabwo ari ukunsuzugura ntabwo wansuzugura kuko none se hano icyo muboneye cyo baguhaye ikintu rwose ukwiriye n'ukuntu byambarira nyine ariko tubanza twumva ikintu mana turabura twisubirire yarase mani harya ngo waje turutse he
Naturutse muri rehab. Rehab. Fasha umuntu ro kuza kwiga se ubishaka cyane agahato. Aba ari ugupima amahirwe nyine ngo umuntu arebe icyavamo ariko ndi mwizeye. Wese waturutse mu rugo, turutse mu rugo. Bivuga ngo kuva watangira kwiga utangiye kwigira hano. Urabona nagiye kwindi kigo. Icyo kigo cyo ushaka kumenya. Yes, Kariyomburi. Na Mansera bagira etage. Nabo na mataje. Uno mataje. Ari no kuntu bafite ibyuma yindi byo hejuru niho nakunyine bagenda ko bivuga ko twumvikana mu tuze twumvikana. Birashoboka ko buri wese aho yarari yagerageza akatandukanye n'ahageze. Nibikunda urumva aho habaga amataje angana amataje ahari banza neza kurumva gatoya bakabukanije basta ikini cyangwa abantu bose wagenda gute nta kintu watahe basi kigaragaza kuri Starboy umva icyo nkubwira nimvuga rimwe ujye wumva kabiri sibyo master urakoze kumva wenda dawe ushobora kuba ugerageza bizaza courage naho ko mbona nawe umeze nkaho ntasi mama Nsera mu biki wakuwe n'iki wakuwe n'iki ntabwo bakubwiye se baranyirukanye kubera ngo nyine kumenya abasoma menshi ngatsinda nkaba wa mbere nkabusha umunyeshuri wa mbere kandi ndi uwa mbere bahita banyirukana nabonye uwo wazera no guseka n'ubwe nabaga ni uwa mbere ngewe ubwenge bwinshi ubwiye ikintu kimwe nanone nimvuga ikintu kimwe ujye unsubiza kimwe sibyo ikibazo umusubiza gute umusubiza kimwe ko mwambaye imipira imeze gutya iri mupira si wa gatanu no munsi twamenye se kwa gatanu hano nuko barimba kwa gatanu ubuzima rega kwa gatanu niko bagomba kurimba kwenda ariko nje ntabwo nabyibukaga ariko kuri guhari rero birasaba kugira atasiyo muhano mw'iki kigo tugira amategeko bare babwiye tugira itegeko rimwe iri rimwe ryonyine kuba huri uhakora ikigomba kuba uhakora segunda bibaye byingo umujyo wambwira kuba aho uri uhakora cyangwa kuhakora mu gihe tuza kuba tuvugana je namwe ariko byigo nzabe wagenda si uti ibyo byaduhaye barabya cyangwa maze ngusuhuze seboro yanjye yatwaye imana yanda jya anda kagirira kutabishoboye mu kabyaranye byo nzayibasha cyonyirukanyije cyane nusirago nayo mumbe ko dukina yego sadius ko ngukunda buri ngo sana yinda gukunda nayo narabuze ko mbikubwiye bari baratinze kuza mu buzima bwanjye agari cyane uriya byansabye iminsi nyine kugira ngo mbikubwiye ko ubu numva nishimye yego numva umutima nguwe neza wagira ngo ni nk'indabyo ziteye ahangaha rwose oya nawe reka gukabye cyiza ntabwo ari cyane ari cyane pe none uraseka ukagira ngo ni nka biki oya reka kuntera isoni oya nta soni z'umuntu ukunda se zibaho zitabaho se komanda ni cyiza oya nawe reka kuntera isoni apo cori oya umva se
nizere ko Chris mwatandukanye ubu ngubu ari igiye guha ubwo urukundo Chris uri kumugarura mu bikimana njye ngira ngo tubanze twinjiye mu rukundo neza kugira ngo ejo n'ejo bundi utazasanga wongeye kuja ugahita ujyayo oya ka Chris kari yasinshaka no kugatekereza mu mutwe wanjye ahubwo ndi kukavuga nka cika igisebe mu kanwa ubu ni njye ugiye gukunda gusa yo mana we noneho uraseka neza nkumva ndashize we niyo